Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya mbere cya Adventi, tariki 5 Ukuboza 2024. Ngaha tugiye guhurira n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 26 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Uwo munsi mu gihugu cyose cya Yuda bazatera indirimbo bagira bati, dufite umurwa ukomeye, Uhoraho kugira ngo aturengere, yawuzengurukije nk'ikicinyiye. Nimwugurure amarembo, ryinjire ihanga ry'intungane kandi ry'indahemuka. Umugambi wawe ntukuka, uzabakomeza mu mahoro, kuko amizero yabo ari muri wowe. Nimwizere Uhoraho iteka ryose, we rutare ruhoraho, kuko acogoje abari batuye mu bitwa. Umurwa ukomeye arawurimbura, uratsiratsizwa, maze awuziringa mu mukungugu. Abiyoroshya bazawuribata, n'abanyantege nke bawunyukanyuke. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 118. Nihasingize uje mu izina rya Nyagasani. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Ibyiza no kwisunga Uhoraho aho kwiringira abantu. None nimunkingurire imiryango nyabutungane, maze ninjire nshimire Uhoraho. Dore irembo rigana Uhoraho aho riherereye, ab'intungane nibo baryinjiramo. Reka ngusingize Nyagasani kuko wanyumvise, maze ukambera umukiza. Emera Uhoraho, emera utange umukiro. Emera Uhoraho, emera utange umutsindo. Nihasingize mu izina ry'Uhoraho, tubifurije umugisha mu ngoro y'Uhoraho. Nihasingize mu izina rya Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 7 umurongo wa 21 no 24 kugeza ku 27. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, umbwira wese ngo Nyagasani, Nyagasani, si uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo nuko ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Nuko rero umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga kandi akayakurikiza, ameze nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu, ariko ntiyatemba, kuko yari yubatse ku rutare. Naho wumva wese amagambo maze kuvuga ntayakurikize, ameze nk'umuntu w'umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu, irahirima, ihinduka ubushingwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Mbifurije gukomera muri Nyagasani. Amasomo twateguriwe na Kiliziya umubyeyi wacu nadufasha kuzirikana kuri iyo nshinga yo gukomera. Ndagira ngo nge nawe dusubiremo tuti, niba udakomeye mu Mana, subiza uti sinkomeye. Nizere ko naho mashije kubisubiza ati sinkomeye. Wongera usubiza uti, niba nkomeye mu Mana, ndakomeye. Nizere ko nabyo wabisubije. Ni koko abakristo bavandimwe, udakomeye mu Mana burya ntago abakomeye, ntibagakubeshye. Gukomera nuko nyine ubushingiye imizi hehe ku Mana. Iyo ufite ibigushyigikira, iyo ufite abagushyigikira, wumva utekanye umerewe neza. Natwe rero Imana muri amasomo ije kongera gutwizeza ko idushyigikiye. Uze kurangiza uyu mwitozo wo kuzirikana umaze kureba uti, harya ni iki kinkomeza, ubundi ni iki kinkomeretsa. Uzasanga abantu benshi, we nanjye wasanga turimo ko ibintu bishaka kudukomeretsa. Ya myavu, ya myanda, ya sayo, bya byose twivurugutamo, ahubwo ariho turi gushakira tugahamara n'umwanya muremure, kandi aribyo bidukomeretsa. Mu gihe ko kandi uri gukumva uburyo duta igihe kirekire mu bintu bidukomeretsa, aho guha umwanya wacu ibintu bidukomeza. Ngiye igisayo, ngiye ivumbi, ngiye ibyaha, kwivuruguta mu ngeso mbi, kwirirwa mu ikabare, n'ibindi byinshi cyane bigenda bitwanduza buhoro buhoro, tukaza kwibagirwa ahantu hakomeye tugomba gutaburira umwanya mu isengesho muri Kiliziya. Nguko uko bamwe dushobora kuba twirirwa mu ikabare, ariko ntitwirirwe na rimwe tugera mu Kiliziya. Nguko bamwe dushobora kwirirwa mu nzu z'indaya, ariko ntube wabasha kugera hehe mu Kiliziya ngo ujye gusenga. Nudakomera ku Mana, ntabwo uzaba ukomeye, ahubwo uri hafi gushinguka ndetse no kubushingwe. Gukomera no gukomera mu Mana.
niba atari ibyo ntabwo ukomeye. Mu isomo rya mbere twazirikanye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi baratubwira ihanga rikomeye, nirikomeye nyine kuri Uhoraho, kuko ntawe ushobora gukomera udakomeye kuri Uhoraho, na Nyagasani ubwo nyine aragukomeza. Bari kurata ibyiza by'Uhoraho akorera umuryango we, uburyo awukomeza akawuzitira kugira ngo urusheho kuguma ku Mana, kuko udakomeye ku Mana nyine ntabwo aba akomeye. Dufite umurwa ukomeye, ngicyo twakwiratana natwe, kwiratana Imana. Niba irata uziratane Yezu, niba ukomeye kuko kibigaragaza. Ntabwo ari umubare w'amafaranga ufite menshi, ntabwo ari amafaranga ufite menshi utabasha no kubarura nawe, ntabwo ari ibibanza ufite, amazu, ibintu byinshi cyane bya mirenge, ahubwo uwo mutima werekeye Imana, ahubwo uko kuntu umubano mwiza ufitanye n'Imana, ubwo nibwo bukomere bwawe. Nawe nta mubano uhereye ufitanye n'Imana, umurwa wawe wubakiyeho, uwo mutima wawe n'ubundi uri kujegajega. Iyo nzu yawe aho uri n'ubundi ntibizamara kabiri. Nta n'ikibanjije gutubwira amazu abiri, uze kureba naho muri ayo mazu iyawe ni iyihe muri izi? Ni umunyabwenge cyangwa ni umusazi? Umunyabwenge muri Bibiliya byerekeza ku muntu wese wubakiye ku Mana urutare rutajegajega. Wa munyabwenge nk'uko Yobu abitubwira mu mutwe 28:28, wa wundi wubaha Imana, wa wundi ushakashaka Imana agahunga icyaha, uwo niyo bita umunyabwenge. Wa wundi utaka Imana, nawe ikinyuranyo cy'umunyabwenge nyine ni umuswa, ni umusazi, ni umuntu wese utuka Imana. Kandi gutuka Imana ni ugukora icyaha. Nanjye nawe igihe cyose twakoze icyaha, iyo tumenya ko twabaye abasazi, burya kenshi dukunze kubona umuntu uri kwiruka ku musozi ati uriya niwe musazi, uriya niwe musazi. Nyamara abasazi nabo bose bakora nabi. Umusazi ni utuka Imana, umusazi ni ukora nabi, umusazi ni ukora ibyaha. Nukora icyaha nawe uvuga uti nanjye ndi umusazi Samuel, nanjye ndi umusazi ahantu hamwe, hari aho ndi umusazi. Kuko icyaha nyine ni ugutuka Imana, no gusara. Uze kureba inshuro umaze gusara zaba ari nyinshi, nanjye nawe twarasaze, ariko icyaduha Imana y'Ivanjili tukayumva neza, maze inzu yanjye nanjye ngafata ingamba z'uko ngomba kuyubaka ku rutare. Iyo bavuze umushanga bakavuga umusenyi, byerekeza ku bintu bijagajega, byerekeza ku bintu bidafite ireme, byerekeza ku bintu umuyaga wahuha, byerekeza ku bintu bishobora guhinduka ubushingo bigashinguka vuba na bwangu. Kubera iki? Ntibyubakiye ku Mana. Ibyo biganisha ku isayo, ibyaha, byarindi koko bireremba, kavuyo, umunabi, umushiha. Ibyo byose rero yubakiyeho ni nko kubakira nyine ku magambo yayandi nyine ataramba. Bya bindi by'amahanga wanditse ku rugi ati ugezwa n'amagambo ntakangere mu rugo, amagambo mabi, wa muvumo. Nubakira ku mvumo rero ntabwo inzu yazigera ikomera. Nudakomera ku Mana ntuzigera ukomera. Naho umuhanga byerekeza nyine kuri urwo rutare, hahandi ushinze imizi. Abahanga mu kubaka mu gihe akantu gaca karongo, kandi koko uze kongera kugashishozaho, uzi ko bavuga ko mu kubaka fondasiyo bayishyira munsi ku buryo itanagaragara, ndetse bamwe bakavuga bati umunsi watangiye kugenda ubona fondasiyo n'amaso uzamenye ko inzu iri hafi guhirima. Niyo mpamvu fondasiyo ijya mu kuzimu aho bataza kuyibona. Ubwo buryo fondasiyo itagaragara ari nabwo burushaho kugenda wifasha gukomera, birerekeza ku Mana yandi itagaragara ariko ikora ibigaragara n'ibitagaragara, ubukomere bw'Imana. Kuko nyine itanagaragarira amaso, ce n'est pas matériel. Ikintu cyose kiri matériel tububonesha amaso tukagikoraho, kigira intangiriro kigaye n'iherezo. Burya cyo ntabwo kiba gikomeye. Ngo rero Imana nanjye kuvuga iba yihishe, ariko iri gukora imirimo ikomeye cyane, wowe wayishingiraho nawe ugashyiramo imizi yawe ukabaho neza, kuko ukomeye mu Mana nyine arakomera. Ese fondasiyo yawe ishinze imizi mu Mana, cyangwa nawe urareremba ugashingira ku byatsi, ukegamira ibyatsi, ukegamira ibintu, umuyaga, ibiti, aho kwegamira ku rutare, ibuye, Imana? Uyu munsi nuko aho fondasiyo zacu zishingiye. Ese uri mu basazi bubatse iriya nzu ikahirima igahinduka ubushingwe, cyangwa uri umunyabwenge wawundi ushingira ku Mana? Ibyo wize, amafaranga ufite, ese wayakuye ku Mana? Ubwenge ufite uva ku Mana? Burya aho kura ibintu urahahora. Niba ari mu ngoro y'Imana ukura, n'ubundi urahahora. Niba nanone amafaranga yo kura mu ikabari, mu nzu z'indaya, muri fraude n'ibindi byinshi cyane, aho nawe niho uzahora. Kuko nyine aho ubukungu bwawe uri, na niho umutima wawe ugomba kuba uri. Ushingiye hehe wowe? Wegamiye iki? Wegamiye nde? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika,
ngo mu karere kamwe bashatse gushyiraho abayobozi, nuko ngo hari harangije abadogiteri babiri bagombaga kuza kwiyamamaza muri ako karere kugira ngo batoremo umuyobozi umwe uzabasha kuyobora abaturage bo muri ako karere, bityo bakabageza heza. Ariko muri ako karere ngo hari inzara ikomeye cyane, abashonji ngo hari muri miliya y'abashonji. Tekereza nawe abayobozi bagiye kuza kwiyamamaza, nawe wahita wibwiriza uwo bifuza gutora ari wenyine uzakemura ikibazo cy'inzara kiri muri aka karere, kiri muri aba baturage. Nuko rero b'abayobozi babiri, nuko rero abakandida babiri, ngo umunsi wo kwiyamamaza uragera, ngo baraza bariyamamaza. Ngo uwa mbere azavuga imihigo ye, imigabo n'imigambi ye. Nuko aratangira ati, baturage rero ubu ngubu ni mu ntora tuzafatikanya dusangire icyo tuzaba dufite cyose, dufatanye. Nuko atararangiza n'ijambo babatangiye kumuha ingwenene, batangiye no kumutuka ati, vuga uvuye aho ngaho, vuga uvuye aho ngaho, uje no kutumana duke twari dufite ngo turasangira nawe nta soni. Nta n'umwe mugiye inyuma. Ababonye amanota 0. Nuko haza wa kabiri nyine uje kugira ngo akemure ikibazo cyari kiri muri ako karere. Nuko arababwira ati, umva rero nze no kugira ngo mufungure, ntawe uzongera gusonza n'umwe. Amashyi menshi cyane, bamuha amashyi menshi. Ntawe uzongera kugira inzara, ntawe uzongera kugira inyota. Amashyi menshi cyane. Ubu ngubu ngiye kubaka ibigega, buri wese afite ikigega cy'inzoga iwe, ntawe uzongera kugira inyota y'inzoga. Amashyi menshi cyane. Ubu ngubu ntawe uzongera kugendesha amaguru. Amashyi menshi cyane. Ubu ngubu ntawe uzongera kurwara. Amashyi menshi cyane. Arongera ati, ntawe uzongera gupfa, ntawe uzongera kurwara. Bamuha amashyi menshi cyane, menshi cyane, n'indi migambi myiza myinshi yari afite. Nuko koko abaturage bumva neza bararuhutse, barabohotse kubona bagiye kubona umuyobozi ugiye kwamara inzara akabakiza ubushikamiro bari bafite. Nuko bose bamutora 100%. Tekereza nawe umuntu uje gukura ibibazo byose wari ufite, ubanza wanamutora n'120%. Nuko bamubaza baze kumutora, aragenda arayobora. Uzi ko yabaye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri yagiye kubonabona bamwandikiye ibaruwa ati, uyu munsi ntiwongera kurara ku buyobozi. Nuko yagiye na n'ubu ntaragaruka. Ushoboke ko umushara wa mbere atigeze awukoraho, bahise bamweguza amaguru adakoze hasi. Bayobozi, mbega abayobozi baraha. Ukurira ifoto nawe y'umuyobozi uza kwiyamamaza agasezerano ko batazongera gupfa, ko agiye kubakuraho urupfu, ko agiye kubakuraho inzara. Mubyeyi, nta muntu ku isi ushobora gukuraho inzara, nta muntu ku isi ushobora gukuraho urupfu. Ntihakagire ukwiyemera, ntihakagire ukwizeza ko azagukemura ibibazo byose biri ku isi. Nguko abantu benshi batajya batorwa kubera iki? Ntabwo bari kwikabiriza, banze bikabyo. Undi yaza ati dufatanye, ugasanga neza tumuciye amazi. Iryo jambo gufatanya rirerekeza uburyo twese tugira uruhare mu kubaka, mwakazana itafari n'akazana irindi, twese tugashyira hamwe tugafatikanya. Ntabwo ari umuyobozi gusa wubaka, ntabwo ari umuyobozi gusa uyobora, ahubwo afatanya n'abandi. Rero yaje umuntu atubwira ati dufatanye, twese tumuhe urw'amenyo. Nyamara twongeye tuzirikane aho turi mu gihe cya Advent, ko dutegereje Mesiya uzaza gufatanya natwe mu kababaro turimo, mu byago turimo, partager avec nous la misère, akaza gufatikanya natwe ibibazo turimo, ubukene turimo, kugira ngo adukize. Iki cy'umuyobozi abashinzwe ntabwo ari wundi uzazanye ibikabyo, ahubwo nuza kugira ngo afatanye n'abayobora abageza heza. Ngo ubuyobozi burambye, ngo ubuyobozi bukomeye n'ubwami bwa Yesu Kristo, nawe nanjye tugomba kwigana. Niba dushaka ko abayobozi koko batabeshya, ejo bundi tuzisanga twaribeshye ari twebwe, ugasanga neza turatashye tuvuye mu kibuga tutiwe tunakina. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kudufasha kongera kureba amazu yacu ahashinze. Icyambere, twongere dukuri ifoto y'abantu bakomeye, abayoboye isi yacu, abayoboye ibihugu byacu, abayoboye uturere twacu, uko bagiye batuyobora, ubu bari hehe? Abagiye la demagogie, abagiye batubeshya ati nzabakorera ibi ngibi, bamwe bagasezeranya abandi ko bazabakorera amatiyo ajyana inzoga zabo mu nda, neza akaribo batora.
nuko rero njye nawe duhafatira isomo abakurikira, abadukurikira, aho twubakiye, aho dushingiye, aho uzi ko umunsi umwe hazashinguka. Niba udakomeye ku Mana ntabwo ukomeye nyine. Icya kabiri twakwibutsa abayobozi we nanjye, wowe uyobora abantu ugategeka abantu, uze kurebera kuri Pilato. Pilato ngo nawe yategekeraga Kayizari. Niba naho hari umuntu uri gutegekera, uri kuyoborera, ongera urebe niba uri kuyobora bakomeye, umuntu ukomeye. Urebe niba ari Kristo uri kuyoborera. Niba atari Kristo uri kuyoborera, uzarinda mukavana bwangu, kuko ukomeye kuri Kristo ari ukomeye koko rutare rutajegajega. Ngiye gusoza muri uku gukomera ku Mana, nkwibutsa abantu batatu ugomba gutinya mu buzima bwawe nk'uko umuhanga bivuze. Umuhanga aravuze ati uzatinya abantu batatu. Uwa mbere, uzatinye umwana kuko utazi igihe azakurira ikizamuvamo. Mubyeyi urabyumvise, ntukagire umwana nabi. Nka Noheli nyine twibutsa ko tutagomba kugira abana nabo, tugomba kubakira neza ko tutazi ikizabavamo. Uwo muntu wa kabiri uzatinya umunyeshuri, kuko ashobora kuzaba mwarimu, dogiteri, umuntu ukomeye. Azakomera nyine, ariko nyine azakomera mu Mana birumvikana. Uwa gatatu uzatinya mu gihe umuco w'uturongo dutatu, uzatinya ngo umuntu usenga. Kubera iki? Kuko ahura n'Imana nyine, kandi buryo uhura n'Imana uhuza n'abandi n'Imana, uhuza n'abandi ugahura n'Imana. Iyo ubona Imana uyereka abandi. Iyo umuntu asenga abona byinshi, afatanya n'abandi, ntabwo bizeza ibisubizo atazigera abona. Ahubwo iyo umuntu asenga abona icyo Imana ikeneye, gusangira, gufatikanya n'abandi, gushyigikirwa n'Imana, gushingira ku Mana. Iyo usenga ntabwo bikuraho ibyago, ntabwo bikuraho ibibazo, ahubwo ibyo bibazo ugenda ubibonera ibisubizo bikuye ku Mana. Ubwo burwayi bugenda bukira kubera Imana. Ibyo byose no kubera Imana. Uzatinya umuntu usenga. Birashoboka ko impamvu batagutinya nuko udasenga, kuko umuntu usenga nyine abonana n'Imana, ahura n'Imana, arakomeye. Uwo nguwo ni ukumwitondera. Ngiye gusoza ngo umukoro nawe ugomba gukora, kwitoza kuvuga akajambo komera mu Mana, humura kuko uri kumwe n'Imana. Bityo umukomeze, ukomeze ugiye kugwa, uzahura uri kudandabirana. Umubwire uti komera, komera mu Mana, komera mu Mana. Nawe ukomere kandi ukomeze abandi buri munsi. Yongera kandi kubararikira umwiherero turimo kuri Ukarisiya, kwiga gushengerera. Umwiherero uri kubera aha ngaha kuri iyi shene ya buri munsi, buri saa 11 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda. Intego remezo yacu ni ugushakira ibisubizo kwa Yezu uri mu Ukarisiya. Ukarisiya, gushengerera, guhura na Kristo buri munsi mu isakamento y'Ukarisiya. Yezu mu Ukarisiya akomeza dutunge. Nawe rero umwiherero urakureba, uzarushaho kuwitaho. Tuzageza kwa gatandatu w'iki cyumweru, tubane tugumane na Kristo buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.